Ubuzima bwa muntu ni ishuri kandi ni urugendo. Hagati y'aho tuva n'aho tugana hari ikiraro kinini dusabwa kwambuka tukabaho twifuza kubaho. Uru rubuga The Bridge TV rugamije imitekerereze mpinduramatwara. Tujya inama zitwubaka mu rugendo rw'ubuzima kandi duhangana na byinshi bitubuza ubuzima. Kurikira iki kiganiro, ukora like na share kandi ntiwibagirwe gukora subscribe ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibuka kandi gukora comments kugira ngo natwe tubone igitekerezo cyawe. Twinjire mu kiganiro. Ikinyoma n'urukundo. Ikinyoma n'urukundo. Reka tuvuge ku rukundo rumwe rwaciye ibintu, abantu bakirirwa babeshyana ngo barakundana kandi babana mu macenga akomeye n'ibinyoma karundura. Turagaruka kandi kukuri abantu babwirwa n'abababeshya nyamara ntibashake kukumva, nyamara bikabagiraho ingaruka zikomeye. Nyuma tuze gutanga inama. Umugabo mbari mu mazi ubwo yirukanga ahunga imiseke igoroye wari umwokeje igitutu ashaka kumufata, yakebutse inyuma yabona igisambo nacyo bavudukanye. Niko guterura ati imiseke igoroye we, sha undi ho bakuriho, wagize ngo suko yakize imiseke igoroye? Imiseke igoroye yabonye cya gisambo kimuri inyuma agira ngo nawe kiramukurikiye, ubwo ahindura inzira nawe aratibika. Barimo mbaza mu kiraryo. Muri iki gihe usanga abasore bashyira mu majwi abakobwa ngo barababeshya, ngo ndetse bitwara nabi, abakobwa nabo bagashinja abasore kubabeshya n'ubutekamutwe, abashakanye nabo bagahora mu rwikeko rwa buri munsi. Ninde ubeshya ninde utabeshya? Ese ninde ukunda undi by'ukuri? Harya mujya gukundana mwahuriye he kandi mwavuganye iki? Ubundi ijambo urukundo riva ku nshinga gukunda. Gukunda umuntu bijyana no kumwemera uko ari, kumwakira mu bitekerezo byawe nk'ufitemo umwanya n'agaciro, kumwemerera akaba uwo ari we muri wowe, kumuha icyiciro akwiye mu mutima wawe, ariko intego ikaba kumurinda urwango aho ruva rukagera, kuko nyine uba umukunda kandi urukundo n'urwango bikaba bihabanye, kimwe nimbusa n'ikindi. Uku kumukunda rero bigomba kumuha ibyishimo byuzuye, bikamurinda amarira no kuganya uko ariko kose, bikamurinda irungu kuko aba afite umususurutsa, ndetse bikamurinda kwiheba kuko aba afite umuhumuriza. Ngibyo bike twavuga ku rukundo. Ndabizi kandi nawe ufite byinshi waruvugaho. Uru rukundo rero ntirugomba gutera urujijo, dore ko uyukunda batari nyoko wakubyaye cyangwa se so ukwitaho buri munsi, kandi si mushiki wawe cyangwa musaza wawe, nubwo nabo bafite agaciro kandi gakomeye. Uyatandukanye nabo, aza bose ahabasanga, akaza mu buzima bwawe atari umuvandimwe nk'ibisanzwe, mukagirana isano yihariye, isano y'urukundo. Iby'urukundo byo ni amayobera, biratangaje, birasekeje, biteye urujijo ndetse n'amatsiko. Umuntu aricara agatangira gutekereza ko yakunda, ubwo amafoto menshi y'abantu yabonye cyangwa se birirwana akamuzenguruka mu bwonko. Amajwi y'abantu n'inkuru yumvise nabyo bikaza, ubwo ibyo gukunda bikaza bityo. Agatangira kugira uwo yisitazaho, akamwitoratozaho, kugeza batangiye iby'urukundo. Urya wibereye mu nzira agenda, yaba yicaye aho bategera imodoka cyangwa se yicaye mu modoka ari mu rugendo, cyangwa agenda n'amaguru bisanzwe, cyangwa se ari aho yatembereye, cyangwa se iri mu kazi ke ka buri munsi. Intandaro yo gukundwa cyangwa se gukunda ikava aho ngaho, agatangira kubwirwa ko yakunzwe cyangwa se nawe akavuga ko yakunze, bigatangira ubwo. Hari n'ubwo umuntu akururwa n'inkuru nziza zivugwa ku muntu, imico amwumvana, ubuzima abayemo, igihagararo n'ikimero cye, agatangira kumwiyumvamo atyo, agashiturwa n'ibyo byose, ubwo agatangira kumwisitazaho, amaherezo y'inzira akaba mu nzu, maze akibona yamukunze cyangwa yemeye ko amukunda, ubwo iby'urukundo bikaza bityo. Hari n'ubwo irari ritera iryo ryonyine, ngo abonye ifoto nziza, ngo akajwi keza kamukuruye, ngo abyina neza, ngo aryoshye ikirori bidasanzwe, igihagararo ndetse n'ibindi. Umuntu akava mu bye rwose, agakora iyo bwabaga mugahura, agashaka uko akwemeza ngo yagukunze, ibyo gukundana nabyo bikazamo, ubwo bikaza bityo. Birakomeza rero n'ingo zigashingwa, tukizihiza ibyo birori cyangwa se tukumva bariyo tutazi n'igihe bagireyeyo. Mu gukunda no gukundwa habamo ibinyoma karundura.
ugasanga kenshi ari nabyo biba intandaro yo gusenyuka k'urukundo hagati y'abakundana. Muri ibyo binyoma turavuga 2 gusa, nubwo birenga 2. Ibindi tubiharira abadukurikiye kugira ngo namwe mudusangize uko mubyumva muri komenti zanyu. Wamukundiye iki? Ubundi se wamumenye ute? Kuki ari we wahisemo? Nta kabura imvano niko umunyarwanda yavuze. Ntabwo umuntu yabyuka gusa ngo akunde, hagomba kugira ikintu gitiza umurindi kwa kujya mu rukundo, nubwo gukunda biba mu buzima bw'umuntu. Icyakora numva ko ngo hari n'abadakunda, ibyo byose simbizi. Abantu ntibakunze kubivuga uko biri, ariko nyamara dore bimwe mu bituma abantu baza mu rukundo. Irari ry'umubiri n'iry'ibintu, icyo ni kimwe. Umuntu akararikira undi bitewe n'uko ateye, ikimero cyiza, igihagararo, uko asa n'uko aberwa, ubundi ati ndakunze, byahe byuka ajya kwa rirari risa. Hari n'ubwo kandi umuntu agira ingeso yamunaniye ku buryo yumva nta mahoro afite igihe atari kumwe n'umuntu badahuje igitsina, agashaka uwiraha no kwishimishirizaho gusa, ati naragukunze. Kubera kandi gukunda ibintu no gushaka kuba mu buzima bw'iraha, hari benshi bahururira mu rukundo bakirekurira abo babaha agafaranga, bakabasamarira bigacika, bagakomeza kubeshyana batyo ngo ni urukundo. Ubukene nabwo iyo bukuzonze, hari ubwo ureba iyo nkumi cyangwa uwo musore usa n'ufite ku mufuka, ukamuha ubukire utazi yava, ubwo ukamwirohaho ngo uhunge bwa bukene bukugarije. Urukundo barakubeshyera. Hari ubwo kandi ku bashakanye ugira utya n'umugabo wundi ukamuha karibu, cyangwa se wa mugore wundi akagufatirana n'ubwo bukene, ukimara irungu sinakubwira. Erega ibyo ngo bikaba urukundo. Ubwigunge burya nabwo si ikintu. Hari ubwo umuntu yibera mu bibazo by'ubuzima agahora asona n'uri wenyine. Ubwigunge burya nabwo si ikintu. Hari ubwo umuntu yibera mu buzima aho asa n'uri wenyine, mu gushaka ukuntu yasusuruka agashakira igisubizo mu rukundo. Dore ko gukunda no gukundwa burya ari karemano. Ubwo agashaka uwabona hafi, uwabona bwangu atanamuruhije, cyangwa agahura n'umufatirana kuko badafite umwanya wo gushishoza, urukundo nawe akarwihangamo bigakunda. Kugendera mu kigare. Umuntu ashobora gushaka umuntu bagendana kubera kwanga kunengwa n'itsinda abamo, ibi akabikora agamije kwereka abandi ko nawe atari wenyine. Ibi uzabisanga cyane mu bigo by'amashuri ndetse no mu yandi matsinda y'urungano cyangwa se abantu basa n'abahuje imibereho. Ibi nabyo ngo bikitwa ngo ni urukundo. Ni urwo nyine rwo mu kigare. Guhunga igitutu cyangwa pressure. Umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kujya mu rukundo kubera igitutu kimuriho, cyangwa se adashaka guhura nacyo. Icyo gitutu gishobora kuba ari igiterwa n'umuryango we, ubuzima abamo, imiterere y'akazi akora, ikigero cy'imyaka afite, umuco yatojwe, kwikanga amafaranga ndetse n'ibindi. Ubwo aha naho tukavuga ko yageze mu rukundo. Kugira umugambi mubisha. Ibi ni ibintu utapfa gutekereza cyangwa se watinda kwemera ko bibaho, ariko bibaho muri ubu buzima. Umuntu ashobora kukuzana mu rukundo agufiteho umugambi mubisha, ashaka kuguhemukira ubwawe cyangwa se ashaka kwitura umuryango wawe nabi wamugiriye, ubundi wowe ukaba igitambo. Ibi kandi ntazabikubwira, azaza akubwira gusa ko agukunda, ati ndagukunda niwe mutima wanjye wahisemo. Ibi akabikorera kuza kwandagaza agamije kuguteza isi ngo ikote. Wakwemera ko ibi bibaho se? Kubaka urugo. Umuntu kandi ashobora kujya mu rukundo afite intego yo kubaka urugo, akagira umuryango, akaba se cyangwa nyina w'abana. Aha bimusaba kwitonda, akitwararika cyane kugira ngo ashobore kugira uwo bamenyana, maze bashimane mu ngeso, bemeranye kubaka urugo rumwe rwabaga mu nzozi zabo. Hashobora kuboneka n'izindi mpamvu. Umunyarwanda ati umusore utiraririye ntarongora inkumi. Ngo twese tubisamira hejuru, so kwirarira sinakubwira. Ibi kandi si abagore gusa, no ku bakobwa nuko. Umusore cyangwa umukobwa akaba azi ko ntako ameze, ariko ntatinye kwisimbukuruza ngo ashake gusoroma imbuto z'igiti atabasha gushyikira. Kubera gutinya ko yacishwa mu ijisho, akajya kureba mugenzi we ati ntiza wa mwenda wawe mwiza,
ka gashati na twa dukweto twera, mfitanye gahunda n'uwo nkunda. Wamwiyeretse uko uri, akagukundira uko uri, ejo atazamenya ibitari byo, maze ukaririra mu myotsi. Azanakomeza atari kuntize n'udufaranga, ubundi atuntware njye kumusura, untize imodoka yawe. Ashobora no kukwakira hatari iwe, hamwe yatiye ngo unezerwe, ubundi akikokora akenda kuvamo umwuka ngo kwereke ko ahagaze neza. Nyamara ari ukugukinga igikarito mu maso ngo ukunde ukururwe n'ibyo byose, nyamara uramutse umumenye wakumirwa. Mu dukuru twinshi azakubwira, azagerageza kukubeshya, akubwira ibya famiye yabo nziza, ko afite abavandimwe na bene wabo bameze neza. Ashobora no kukubeshya aho atuye cyangwa aturuka, akakohereza udufoto yifotoreje aheza, aho azakubwira ko ari iwabo cyangwa kwa mukuru we cyangwa se undi bafitanye isano. Akubwire gahunda afite zitangaje, ko yenda kujya i Burayi no muri Amerika. No kumukunda rero kwari amahirwe. Mbere yo kwemera kujya mu rukundo itonde. Ntabwo ibyo uzabisesengura wamaze kuvuga yego, wamaze kuzengurutswa iyo hose, wamaze guhaga byeri n'inkoko nyinshi na telefone zimwe zihenze. Oya, amaboko atareshya ntaramukanya mwana wa mama. Niyo aramukanyije biragora, bisaba umwe guca bugufi akagera ku butaka, cyangwa se undi akaba asimbuka bidasanzwe, kuko kwisimbukuruza byo biba bidakunda. Hari ukuri nyamara badasiba kutubwira. Umuntu arakubwira ati, njye narakubonye ndagukunda, usa neza, ureba neza, useka neza, usokoza neza, ufite ikimero cyiza, ubyina neza n'ibindi. Ubundi atundutira bose abariho n'abazabaho. Iyi mvugo wayikuramo ibintu bibiri by'ingenzi. Akubwije ukuri kuzuye ku birebana n'icyo yagukundiye, ari nacyo agutekerejeho icyo cyonyine. Akubwiye kandi ibyo akunda, ari nabyo azitaho mu gihe muzabana. Uteze amatwi? Dore icyo akubwiye kumenya muri iyi mvugo. Uramutse udashaka urukundo rw'akajagari, cyangwa se ushaka gukundwa bya nyabyo, ese koko niwe usa neza, niwe useka mu masaro agaseseka, usokuza bidasanzwe kurusha bose, niwe uteye neza kurusha bose, ku buryo uri umwihariko mu isi dutuye y'abazima, ko ari umwihariko wawe, nta handi azabibona ngo ahengamireyo? Ubundi se ko ari ibyo yakunze yigeze akubwira ko ari wowe yakunze? Nawe ukagenda wizengurutsa, wizunguza, wifunze cyane ngo nabahaye. Wakwitonze. Uyu rero ukubwira ibi yakubwije ukuri, yakubwiye neza icyamuzanye mu rukundo. Niba ari imiterere yawe nuhindukaho na gato, urukundo ruzayoyoka. Niba ari ukwambara neza ugacya, ni ubuzima bwiza ubamo bwamushituye, akeka ko ufite agafaranga. Niba yanejejwe n'uburyo ukunda ikirori, ubwo akundira aho bihebuje. Muri make, impamvu yatumye kubengukwa ni iyimuzanye mu buzima bwawe, nta kindi. Mbona hari n'abirirwa biyamamaza, bafotora amabuno n'ibitsina bashyira ku karubanda nk'abari mu imurikagurisha. Ubwo ugashiduka ngo urakunze cyangwa ngo urakunzwe. Yewe nzaba ndora n'umwana w'umunyarwanda. Akeza karigura rero, ntabwo kamamazwa nk'inzoga ibishye, kandi agapfundikiye niko gatera amatsiko. Naho agapfunduye twese tuba tukarunguruka, kandi inzoga yandaritse bayimarira mu gusogongera, ubundi ikibindi kigasigariraho. Hari n'abamenyanira mu gitanda ngo urukundo rukavaho. Urwo ni urukundo rwo mu gitanda nyine. Abantu benshi bazaza mu rukundo, ariko si kenshi umuntu azakubwira impamvu nyakuri imuzanye, uretse kukubwira ati njye naragukunze, nyemerera urukundo ubundi dukundane ubo wanjye. Mukurikirane witonze, umenye impamvu nyakuri, reka guhubuka. Umuntu yaba yibeshye cyane mu gihe yinjiye mu rukundo aguhisha impamvu y'ukuri bimutera, kuko uzamwemerera urukundo nyamara mudahuje impamvu yo kujya mu rukundo. Ubwo kugendana urugendo rumwe mutagana hamwe, yewe mutanahuje icyerekezo n'intego, bizaba agaterera nzambe. Urwo rugendo ntimuzarusoza, ntimuzagera iyo mugiye. Ariko kandi burya ngo akaje gahimwa n'akakazanye. Icyo mwubakiye ku rukundo rwanyu ni nacyo kizarugenga. Niba mwarubakiye ku kinyoma, umutego wacyo uzabashibukana mudateye kabiri. Niba mwarahuriye mu iraha, ruzaba urukundo rw'iraha gusa, ntacyo ruzageraho, kandi nirugira icyo rugeraho ntikizamara kabiri. Cyangwa se ruba icyitiriro gusa, rurya rubesha mu burushyi n'ibibazo by'urudaca. Kundana urukundo rufite impamvu y'ukuri kandi ikwiye.
kundana mu gihe nyacyo, irinde guta igihe dore ko gitakara ntikigaruke. Dore muri ubwo bukumi bwawe ntibakagushuke ngo bikunde, badashishira bakakuganza, bakagusesera bakakurunguruka, ubwo isura yawe igahindana, agaciro kawe kakaba zeru. Nawe kandi musore mwiza, burya umukobwa wo kuvugisha, gutemberana no guhaza irari ryawe atandukanye n'umwe wo gukunda. Umwe uzitwa umugore ukwiye akaba mutima w'urugo ujya wumva. Uraba umusore udasodoka, ntukazenguruka iyo hose, utazata ubwenge ukaba rubebe, kuko waseseye mu busanze cyangwa wagiye gusazura. Amafaranga si urukundo, si amagara, araseseka ntayorwa. Ntugatakaze igihe cyawe kitazakugira undi muntu maze ukakibuka bidakunda, ukanakicuza bidakunda. Reka kwitiranya urukundo na ka kajagari kamwe kandagaza uwiyandaritse, abanyamwanda bakandurura. Hava udahururira birya bije, ukandarika amagara yawe. Irinda abahurura nk'iyagatera, batakuzengurukana hose. Menya ko icyo ari igihe, ariko ko n'ejo ari ikindi gihe, maze ureke kwangiza ahazaza. Ejo hazagere uri muzima kandi ufite ubuzima.